Yesu ashimwe, ndagushubije mu izina rya Yesu Kristo, aho uherereye hose ku isi yose, muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika, muri Europe, aho uri hose ugubwe neza. Turabakunda cyane nk'uko namwe mudukunda, muradukurikira igihe cyose, turabibona. Imana ibahe umugisha. Turagarutse rero tubazaniye umushitsi Apostle Ndemezo Robert, aje kutubwira icyo Imana yamushize ku mutima. Nk'uko iyi cano twigisha kumenya Imana, kunguka ubwenge bwo mu ijuru, agiye kutubwira noneho ku kamaro ka Mwuka Wera. Turakwakiriye Apostle, aha ni mu rugo. Imana iha umugisha. Abantu bafite amatsiko cyane kugira ngo bamenye akamaro ka Mwuka Wera. Umwuka Wera akora ate? Umuntu ufite Umwuka Wera arangwa n'iki? Bose bagutegeranyije amatsiko. Reka rero dusenge twiragize Imana mbere yuko dutangira. Uhoraho Mana nziza, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bukomeje kubana natwe. Uraturinda umunsi ku wundi, ukatwitaho. Mana yacu habwe icyubahiro. Turakwinginze ngo twejeshe amaraso ya Yesu Kristo, tuboneke imbere yawe dutunganye, kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Kandi umugaragu wawe ugiye kubumbura akanwa kugira ngo wivugire, musabire imbaraga n'amavuta. Ntaba ari we Mwami Imana, icyubahiro cyawe ari cyo kigaragara. Uwiteka, buri wese uteze amatwi ijambo ryawe musabiye umugisha. Mwuka Wera, umwigisha mwiza, akomeze amwigishe ijambo ryawe, kandi ibyo ushaka ari byo biba. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Urakoze cyane, Bishop Desange. Nishimiye kuza kuri izi kamera za Seek for God. Tuje kuvuga ijambo ry'Imana. Nk'uko namaze kuvuga amazina yanjye, nitwa Ndemezo Robert, na Apostle, nkaba mpagariye umuryango mpuzamahanga ushinzwe ivugabutumwa no guhindurana kuba abigishwa Gurukuri World Missions. Rero nongeye kubasuhuza mwese abari kuri European Continent, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, ku mugabane wa Afurika no muri Asia. Muteze amatwi ijambo ry'Imana kuri izi kamera za Seek for God. Uyu munsi turi kwiga ijambo ry'Imana ku nyicyo bita Umwuka Wera. Iyo uganira n'abantu kenshi, mu by'ukuri ntabwo basobanukiwe Umwuka Wera icyo ari cyo. Ntabwo bazi Umwuka Wera ni iki, Umwuka Wera ni nde. Ntabwo bazi imikorere y'Umwuka Wera mu isezerano rya kera no mu rishya. Ntabwo abantu basobanukiwe umuntu bw'Umwuka Wera. Ntabwo abantu basobanukiwe ibyaha bikorerwa Umwuka Wera, cyangwa se gutuka Umwuka Wera ni iki. Ntabwo abantu basobanukiwe impano z'Umwuka n'imbuto z'Umwuka Wera. Ntabwo basobanukiwe umumaro w'Umwuka Wera mu isezerano rishya. Nta nubwo basobanukiwe intambwe zikwiriye guterwa kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera. Rero tuje hano kugira ngo dusesengure, dusobanure ijambo ry'Imana, kandi dushyire mu bikorwa kugira ngo birusheho kugenda neza. Rero tugiye gutangira dusobanura Umwuka Wera ni iki, ariko badusomere mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, muri 14:15 haduheza ishusho nziza y'uburyo Umwuka Wera twamusezeranijwe kugeza ubwo yasohoye kuri Pentecote. Hanyuma mwadusomera muri Yohana 14:15 kugira ngo twumve Umwuka Wera ni iki. Reka tubasomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 12:15. Yego. Turageza ku murongo wa 17. Haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Yesu aguhe umugisha. Tugiye gusesengura uno murongo, biravuga ngo nimunkunda. Ninde ukunda Kristo? Yesu aravuze ngo nimunkunda.
ntabwo abwira abandi bantu, ari nawe abwira abigishwa be. Iri jambo icyo gihe yarivuze abwira abigishwa be, uyu munsi natwe turimo turabwirwa. Yesu ashimwe cyane. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bivuze ngo ntushobora gukunda Imana igihe cyose utitondera amategeko yayo. Hari ikiguzi. Umuntu nashaka kunkunda, icya mbere hari condition. Arabanza yitonde. I repeat, umuntu nashaka kunkunda, umuntu nashaka nabyuka yiyumva gukunda Kristo Yesu, arabanza yitondere, arabanza yigengesere. Okay? Arabanza yumvire amategeko y'Imana. Iyo Bibiliya ivuze amategeko y'Imana ibishatse kuvuga iki? Bibiliya ni igitabo ariko kandi kigizwe n'ibitabo byinshi, 66 mu rya kera no mu rishya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni amategeko y'Imana. Iyo twinjiye muri Bibiliya tubona ijambo ry'Imana. Twakwinjira mu ijambo tukabonamo ibintu bibiri: amahame ndetse n'indangagaciro, principles and values. Yesu ashimwe cyane. Iyo twinjiye mu ijambo tuvanamo ibintu bibiri, tuvanamo amahame ndetse n'indangagaciro zigomba kuzuza no kwemeza muri ijambo ry'Imana. Niba ubyutse wiyumva no gukunda Imana, ugomba kuba wemezanywa, ugomba kuba wiyemeje kwemezanywa n'amahame n'indangagaciro bigenwa n'ijambo ry'Imana. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzabwira Data abahe undi mufasha. Uyu mufasha tumwita a helper. Kuki bamwita umufasha? N'undi muntu ufite character, ufite imitekerereze, ufite imyumvire, ufite imikorere, ufite ingeso nk'iza Yesu. Niyo mpamvu ntabwo ugomba kuzana umuntu badahuje. Yavuze ko ngo azabwira Data abahe undi mufasha, helper, bahuje indangagaciro, bahuje amahame. Ngo uwo ni wo mwuka w'ukuri. Kuki bivuze bavuze ko ari ukuri? Hari imyuka myinshi. Mu muntu harimo umwuka w'Imana, hari n'umwuka wa Satani w'ikinyoma, hari n'umwuka wa Kristo, hari n'umwuka wa Yesu, hari n'umwuka w'Imana n'umwuka wera. Iyo myuka yose bavuze tugiye kwisesengura tuyisobanura. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni wo mwuka w'ukuri. Bivuze ngo ntabwo usa n'indi myuka yose. Uwo mwuka ni ukuri. Bivuze ngo uyu mwuka naza ntabwo azigera akora ibintu biri hanze y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo uyu mwuka azigera akora ibitandukanye Yesu yakoze akiri mu mubiri. Ntabwo bizashoboka. Ngo ni wo mwuka w'ukuri. Ntibishobora ko ab'isi bamuhabwa. Ab'isi ni abari. Abo ni abanyamahanga ku bijyanye no kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Abo ni abari kure y'Imana. Ab'isi bose ntibamuzi kuko batamubona. Ngo ariko mwebweho, Yesu arimo abwira abigishwa ahangaha. Yesu arimo abwira iki abigishwa? Mwebweho muramuzi kuko abana namwe. Bivuze ngo umwuka wera abana natwe na mbere yo gukizwa. Ubwo bishatse kuvuga before salvation. Bivuze bishatse kuvuga ko yabwiraga intumwa. Yego. Bivuze ngo yababwiraga umwuka w'ukuri kuko yari Kristo wari kumwe. Yari Kristo n'ubundi. So noneho bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko ubwo Yesu yari ateganyije kuzabavamo, yego, yababwiraga yuko mwe bo bamuzi, yego, kuko yabanye nabo, yego, kuko Yesu mwuka wera. Kubera ko ukuri ni Kristo. Uwo mwuka ni ukuri. Yes. Bivuze ngo ni umwuka wa Yesu. Ni umwuka wa Yesu. Ni umwuka w'Imana. Ni umwuka wera. Ubwo ni Kristo rugiye kuza, yego, mu buryo bugari bwagutse. Doke tutarenga gato cyane. Yesu akiri mu isi yari limite. Aho amusigaga abwiriza waza ukahamusanga cyane. Ni nabo yakizaga. Yatarahaga ability of being everywhere. Yatarahaga ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe. Yari akiri yari limited. Ntabwo yari yagutse kugira mu murimo by'ubuke neza. So umwuka we rero waje mu byo kugira ngo Yesu Kristo yihishure
mu buryo bwuzuye aba mu bantu bose icyarimwe, akorere henshi none, akorere hose icyarimwe, abe muri bishop, abe muri ndemezo, abe muri mwene data, abe muri Aziya, abe muri Amerika, abe mu Burayi, abe muri Afurika, ahantu hose icyarimwe. So iyi minute ntayo yari afite muri iriya minsi, yari akiri mu mubiri, kuko mwibuke neza hano yari atarahabwa ubwiza bwe, yari atarasubira kwa se ngo ahabwe ubwiza bwe yakoranye kera. So ahangaha rero yari limited, okay? Uwo ni wo mwuka w'ukuri, ariko mwebwe muramuzi kuko murimo muramureba, barareba Yesu. Ubu ngubu amatsiko yo gukenera umwuka wera ni ukuba ufiteho nosiyo yo kumenya ukuri. Yego, nubwo wowe udafite uburyo agukoresha, ntabwo uramumbura akanwa guhamya uko kuri, ariko icyo uri gukenera ni umufasha uguha kuvuga, uguha kwatura no guhamya ibyo wamenye. So aho ngaho rero bivuze ngo nta wundi ubihabwa, ni abamumenye, ni abamuhawe, numva ashizeho imiti, aravuze ngo mwebweho muramuzi, ariko n'isibo ntabwo bamuzi, kandi ubwo bantu ntabwo baramwanze. Bibiliya ivuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Ibyo ni ibi. Yohana 1:11 aravuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Ibyo ni ibi. Ni ubutaka, ni imisozi, ni abantu bose, abe ntibamwemera ni bari Abisirayeli. Ngicyo akora ngo abamwemeye bose, ni mucyo cy'abanyamahanga n'Abisirayeli, abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubushobozi ni ubuhe rero? Ubu bushobozi ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubutunzi, ntabwo ari imitungo. Ubushobozi buzanwa no kumva, ukazanwa no kwizera, kwizera ukazanwa no kumva ijambo rya Kristo. Bivuze ngo ubushobozi bukubiyemo impano n'imbuto. Ni ubushobozi ndengakamere mu muntu butangwa n'Imana gusa ku bayizeye, bubashoboza kuba muri kondisiyo zose zishoboka zose. Ibi rero ab'isi ntibishobora n'ibintu, kuko ubu ni ubushobozi ndengakamere Imana ishyira mu bantu, bakora ibyaha, bahamye, babeho eyewitness, bahamya Imana mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyaha no mu gihe cy'ibyiza. Yego, buriya ijambo ryitwa ukuri bivuze ngo umuntu witwa umunyamahanga cyangwa se umuntu w'isi ni umuntu utazi ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Nubwo ngo kumenya ko uyu mwuka wera hari, kumenya ko wamuhabwa, kumenya ko wamwakira, kumenya ko yabana nawe, ni uko ugomba kumva ijambo ry'Imana, wamara kuryumva rikaguha kwizera, wamara guhabwa kwizera ugahabwa uyu mwuka uwo Yesu avuze ngo abane nawe, akwigishe gukora ibyo Imana ishaka. Yesu agumisha cyane. Imana irafasha cyane. Yego, hari ijambo rivuga ngo Yesu yaravuze ngo imirimo nkora muzakora iyiruta. Kandi twumvise yuko umuntu uzi ukuri, kandi ukuri ni Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo mwuka wera aje nkaho ari mu mwanya wa Yesu Kristo no mu buryo bwagutse, kubera hose icyarimwe. Umwuka wera ni Kristo. Ugiye kubisobanura neza. Ni Kristo. Noneho nicyo bisobanuye ko ni Yesu n'ubundi waje gukora, ariko agakorera muri Aposta, agakorera Yesu iryo jambo rero narigiragaho ikibazo, yakuze cyane Imana tugiye kwisesengura. Bivuze ngo si umuntu wikoresha, Yesu kuvuga ngo muzakora imirimo nkora, ndetse n'iyiruta, nimara kugenda noneho nzakorera muri mwe iruta, nzakorera hose noneho. Abakantu ntavuze gato ngo umwuka w'ukuri muramuzi kuko abana namwe, ngo kandi azaba muri mwebwe. Ibyo wene avuga ngo mu kigiriki ibi tubyita para, bisobanuye ngo tubyita ini, bivuze ngo in the dwelling spirit.
iyo umuntu yizeye Kristo umwuka w'Imana automatically yinjira muri we, umwuka wa Kristo akaba ahindutse the temple of the Holy Spirit, urusengero rw'Imana ihoraho. Rero ahantu umwuka wera abana natwe na mbere yo gukizwa, yes, akureshya ngo wizere ko Yesu ari we mwami mukiza ubugingo bwawe, uretse ko ataba muri wewe, aba muri wowe kubera ko wizeye, akureshya iyo biba mu buryo bubiri. Yego, ubundi uyu mwuka iyo ugikora, iyo ukiri mu byaha, impamvu aba hamwe nawe, aba hamwe nawe ariko ntaba muri wewe, abakoresha agutereta, abagutwitinga. iyo ugiye gukora icyaha uzumva bikubuza, uzumva hari umutima ukubuza, umwuka. ni ukuvuga ngo rero impamvu avuze ngo muramuzi kandi abana namwe, ariko muzongera kumuhabwa, bivuze ngo azaba muri mwe. urumva bivuze ngo igihe ukiri mu byaha umwuka bari hafi yawe, agira ngo akurinde akubuze ko wakwemera umwami. noneho iyo mesegi iyo yakiriwe ahita wizera, ako kanya ahita yinjira muri wowe, akabarindiye ubugingo bwawe kwakira umwuka wari uzava kuki wari gusezerano ari we mwuka wera. wabivuze umwuka wera ni ukwera kwa Kristo kuza gukomeza ibyo wizeye. Imana ibamusha cyane, azakura amategeko. iyo umaze kuyubahiriza ntakabuza mwuka wera n'uwa bose akwinjiramo. icyatumye ataza imbere muri wowe ni uko wabaga utarubahiriza ya mategeko, akomeza ari ku ruhande. kandi amategeko tuvuga ni ijambo ry'Imana, amategeko ni amahame uhagararamo. Yego, ni values, indangagaciro z'ubwami uhagararamo neza. Reka dukoreshe igihe cyacu neza, tujye ku yindi topic. ariko u Rwanda rurimo sobanura ngo umwuka wera, kundishije no guhabwa umwuka wera ni ukwitondera ijambo ry'Imana. icya kabiri, abana natwe na mbere yo gukizwa. abana namwe, kandi azaba muri mwe. abana namwe, yego, kandi azaba muri mwe. ni ibintu bitandukanye. hari ukubana nawe, aha rero uzasanga umuntu ari mu rusengero agatetera, uzwi amatara buriya aba yahuye n'abanyamwuka agakorwaho nawe. iyo akozweho umwuka baramwanduza umwuka bamwanduza, akaba agize umwiruka nka hose akajya gufata, ariko si ukuzira umwuka nawe afite, kuko yabanye n'abawufite baramwanduza. umwuka uraruzanya iyo umuntu yawuzuye nkaba nawe ufite, iyo agiye mu mwuka aranyanduza, arabwongeza, ariko ntabwo njyamo nkorwaho. none abantu batitira nta mwuka bafite, wicecekeye niwo ufite. tugiye gusesengura nabyo rero. mbere y'uko njya aho hantu rero, tugiye kubanza turebe ngo ese umwuka wera ni iki mu buryo buri personnel. kuko umwuka ntabwo ari ikintu, ni umuntu. umwuka si imbaraga ziri inaki, umwuka ntabwo ari power zisanzwe. umwuka is a third person, ni umuntu. nubwo atambaye mu bintu twambaye, ariko afite amarangamutima, afite ibitekerezo, afite ubushake, arababara, afata n'ibyemezo. Yesu ashimwe cyane. umwuka rero mu ijambo ry'Ikiyuda tugita ruweki, cyangwa se mu Kigiriki tubita panoma, bivuga ngo umuyaga no guhumeka. bivuze ngo umwuka ni breathing, no guhumeka. uyu mwuka ufite mu nyubere gato mu itangiriro, mu iremwa ry'umuntu. umuntu atararemwa cyari ikintu Imana yamubabye gutya, ni ikintu gisanzwe. irangije ihumeka n'umwuka wayo. iyo combination yo guhura k'umubiri n'umwuka biforminga ubugingo buzima. umuntu ahinduka ubugingo buzima. umwuka w'Imana rero, umwuka wa Kristo cyangwa se umwuka wa Yesu, umwuka wera, byose ni umwuka umwe, ni umwuka w'Imana muri. bivuze ngo nta manji tuzibaho, Imana ni imwe. iyo tuvuze Imana tuba tuvuze amagambo abiri, tuba tuvuze ijambo ryayo n'umwuka wayo. kuko uretse Imana iravuze n'ijambo. ariko ubu apotre ari kuvuga, niba ari kuvuga
harimo arasohoka ibintu bibiri, harimo voice yego and spirit. nanjye bwanjye umva generasiyo urugero Ariko jewe ndemezo ngizwe n'ibice bitatu, ngizwe n'umubiri, ngizwe n'umugingo n'umwuka, kandi ntabwo baratandukanye. Abo ni abantu bangahe? Batatu. Hari umuntu w'umwuka ari gukorera ndetse n'Imana, hari umuntu w'ubugingo, ibyo ni ibitekerezo byanjye n'amarangamutima yanjye n'ubushake. Okay, naho ijambo ry'Imana icyaha bikorera, ijambo ry'Imana icyaha bikora mu bugingo bwanjye. Hari n'umuntu w'inyuma yihoze ugizwe n'amaraso, amagufwa, imitsi n'ingingo zose. Ariko ibi byose ntabwo wabitandukanya, biruzuzanya bikagira ndimi zimwe. Imana rero jye nizera Imana imwe, nta mwana tuzibaho. Imana tuvuze Imana tuvuze amagambo abiri, tuvuze umwuka wayo uhumeka ariwo mwuka w'Imana, tuvuze ijambo ryayo ivuga niryo Kristo. Noneho bikagira ako n'Imana data, hakabona data wa twese, data ariwe usohoye ijambo n'umwuka. Imana ni imwe rero ihumeka ikavuga ijambo ryayo. Urumva n'ishusho y'Imana ni imwe. Iyo tuvuze ishusho y'Imana tuvuze ibintu bibiri, invisible and visible. Tuvuze Imana yatwishuriye mu irema mu buryo butagaragara, tukongera tukabona n'Imana mu isezerano rishya mu buryo bugaragara mu mubiri. Iyo tuvuze ishusho y'Imana tuvuze invisible God and visible God. Ni Imana mu isezerano rya kera mu irema yatwishuriye itagaragara, ari nk'Imana data wa twese. Murishya ikagaruka yambaye umubiri, n'abantu bose bayibona bose buke bayibona. Iyo tuvuze ishusho y'Imana ni ibyo ni ibintu tuvuze buriya nanone. Tuvuze ibintu bingahe? Bibiri. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo tuvuze nanone izina rimwe tuvuze yawe mu isezerano rya kera. Murishya ni yawe ariwe Kristo Yesu. Bivuze ngo murishya nta rindi zina abantu bahaye gukizwa mu isi ritari Yesu. Yesu rero niwe Mana data wa twese, niwe Mana, niwe mwe tubwira Yesu, niwe Mana y'ukuri yatwishuriye mu isezerano rya kera nk'Imana data. Murishya akishura yambaye umubiri, ari Imana yambaye umubiri. Uyu munsi wa none mu buryo bw'ipresent Yesu Kristo niwe mwuka wera dufite uyu munsi wa none. Bivuze ngo Yesu Kristo niwe mwuka wera, yego, kandi niwe jambo ry'Imana, ni nawe data wa twese. Amen. Aho tubize ngo neza ngabo Imana ni imwe rero, ntabwo Imana nyinshi. Aha, kuvuga ngo mwirema, yego, Imana Yesu yakwishuriye mu buryo butagaragara nk'Imana data, nk'Imana data ari yawe yawe. Reka nze nkaje aho ngaho dusesengure, yego, mwumve neza ukuntu Imana kiriya gihe cyo mu isezerano rya kera cyangwa se mu irema ryayo, iyo ntiyagaragaye, ariko yaravuze ngo turimo umuntu ase natwe. So ikimenyetso cy'uko hari umuntu uzaza mu ishusho y'Imana, ari Imana aje gucungura ishusho yayo. Urabyumva neza? Bivuze ngo Imana kuko icyo gihe iyo ntiyagaragaye, urabyumva neza, yatwiyerekeye mu muntu igiye kurema. Ndahishuriwe cyane, urahishuriwe cyane, wa mugabo wahishuriwe cyane. Yaravuze ngo reka tureme umuntu. Yes, Imana yo ntiyagaragaye. Oya, ninde uvuga ngo dusesengure? Ninde uvuga? Imana ninde wandika? Bose. Bose wandika. Ariko Imana iravuga. Yego, tureme umuntu mu ishusho yacu. Asenat. Yes. Abwise agiye gutwara. Amaze gukora icyaha cyo tutatureba. Hagomba kuza Imana nyamana, hagomba kuza Imana n'ishusho yambaye umubiri, n'ishusho yuzuye, n'ishusho yayo, kugira ngo isubize ibiri muri wa muntu. Exactly. Yongere irokore yashusho atakaye. Umuntu asubira ishusho nzima y'Imana, y'Imana original. Arashimwe cyane. Amen. So rero noneho ubwo iyo nuvuga Imana yanze kutwerekera icyo gihe mu ishusho igaragara, yari yaramaze kubona yuko creation yayo hari uburyo isano ryayo ripfuye, niho yahishuye ishusho yayo muri Kristo Yesu. Ako kanya Imana ihisiza igaragara, yambara umubiri none, kandi n'izina ryayo rihita rimenyekana kuko agira ngo ntabwo bari barizi.
cyakemutse igisubiraho kuko umukozi w'Imana yahishuwe cyane n'izina ryayo mbere ntabwo ryari rizwi ryahishuwe izina ryahishuwe muri Nouveau Testament nibwo ryahishuwe Imana yambaye mu Yesaya azi igitangaza azi umujyanama data twese uhoraho Haleluya, ndumva nuzimuka akanya. Amen. Imana ni imwe ahubwo abantu barivanga tuvuga Imana data, ng'Imana mwana, nibibaho. Kwihishuriye uburyo data. Zile ni fonction ziriya. Ngo Yesu aza mu isi bakamubamba ku musaraba. N'ubundi ni Imana imwe. Ni Imana ye. Umwuka wera nzabohereza umufasha kandi tubihuje na rya somo ngo muzakora ibiruti byo akora ubu nta muntu ukora ibiruti by'Yesu yakoze ahubwo ni Yesu muri twe ni umwuka wera ni Imana n'ubundi urugero Samusoni abacamanza ntabwo bahoranaga Imana yohereza umwuka ku bantu bayo ikabakoresha bamara gusoza igikorwa basoje uwo mwanya ngaho usanga rero mu ijoro rya kera umwuka yaza ku bantu ntabwo yari atuye muri yamara kubakoresha asoje rero akigendera ubu twahora mu mwuka wera buri munsi ntugomba kumutakaza kuko akurimo ntari ku ruhande akubamo aho ngaho hari igihe abantu bumva bafite ibihe byiza bakavuga ati twari mu mwuka twasubiye mu mubiri ubu ni umupagani umwuka wera nase umwuka kuvamo gutwara gutuyemo ntibikunda iyo umwuka akurimo uba ni Imana yambaye umubiri nese biriya bihe biba bidasanzwe ngiye kubyisha byo mu kanya byisha mu kanya iyo umwuka akurimo uzi umwuka wera ni Imana yambaye umubiri igenda mu muhanda uko Yesu yari mu isi agera n'ibirenge niko ubuhindutse muri ni Imana ibitekere kuguturamo kamaneke nakuvamo ntukora icyaha rero bishoboka tujya kubyinjiramo rero bivuze ngo mu isino rya kera umwuka w'Imana yazaga ku bantu ariko ntiyarabatuyemo yaza kubakoresha bamara gusoza ibyo bakoze akava akigenda bisanzwe rwa Samusoni atanaguza intare ntazi imbaga yari afite ni umwuka wamuzagaho akabikora bose bari abacamanza bose babona bose umwuka yabazagaho ntiyatuye muri bo iyo ni difference ugomba kumenya abantu bagomba kumenya iyo utarakizwa umwuka wera ababana nawe ariko ntabagutuyemo Yesu ashimwe cyane yagukoresha umwuka wera arakurosa Imana arakurisha akagukoresha imirimo n'ibitabo we agenda akurisha kugira ngo uyu munsi wa none arakurisha kugira ngo ariko bakwizere umwami Yesu ariko mu gihe cya kera umwuka yahozeho ariko atari mu bantu ahubwo abahangaho buri munsi kugira ngo bakoreshe ibitangaza bamakora mu Imana yifuza muri bo akahita yigendera bagasigara none bameze no kwakora ibisanzwe bayibona kamere n'amategeko yabo no kuvuga ngo ntabwo turuvuga ngo wenda ngo bajyaga mu byaha wowe uko umuntu yabaga ameze niba murabona ko mu Bayuda ikintu cyabagaho batwarwaga n'amategeko siko bimeze nuvuga ngo itegeko kuryica egara urupfu urabizi ku mategeko y'Abayuda nuvuga ngo rero nta kindi cyabayoboraga kwari gutinya igihano cy'amategeko ariko Imana iyo yashakaga gukoresha umuntu mu Bisirayeli yasukaga umwuka kuri we akaza akamuhangaho niba gukora ibitangaza akabikora niba ari uhanura agahanura ubwoko bwabo bwa Isirayeli hanyuma amara guhanura agahita umwuka muvanganira yamara kugenda ubwo agasigara we ari kwa kundi yari asanzwe ameze ariko umwuka ntiyaratuye yego so rero mu isomo rya kera umwuka yagiye akoresha mu kuyobora abantu ayobora abantu mu kwimika abantu bakoresha amavuta murabyibuka yakoze n'amavuta tuzakorera mu kamenyetso by'umwuka wera umwuka nyine ayobora abantu b'Imana akoresha abahanuzi b'Imana mu isomo rya kera yakoreshwa mu kwimika abami mu kubasukuraho amavuta kugira ngo abayobore rero ahangaha mu isomo rya kera ntabwo yari atuye mu bantu ahubwo yabanaga n'abantu no gufasha abahanuzi guhanura no gufasha abandi kubakoresha no kuyobora abantu bose
mu bushake bw'Imana. None Itsinda nyarwanda gicyaha itangiriro 3:3. Itangiriro 6:3 kangahe? Itangiriro 6:3. Ngo ntabwo umwuka w'Imana azahora n'abantu iteka ryose. Kuko abantu b'iki umubiri. Nuko imyaka yose y'ingahe 120 yarwanyaga icyaha cyane. Muzi ko mu gice cya mbere ngo ngira ngo umwuka w'Imana yagerageje hejuru y'amazi. Yahozeho adatuye mu bantu ariko iki ari umuntu atuye abana n'abantu abahangaho abakoresha abayobora mu bushake bw'Imana gusa. Aho ngaho nagize ikibazo we yabahangagaho igihe gito ariko akaba aribwo tubona hakorwaga ibitangaza bya kera. Umwuka w'Imana agiye bakoresha ibitangaza bikomeye cyane kuruta ubu, kandi ubu ngubu aturana natwe forever. Tugiye kubisobanura nabyo. Tugiye kubyinjira muri iki kiganiro twese munateguye n'ibibazo Apotre atarabisubiza. Navuga ngo mu gihe cy'Abisirayeli Bibiliya yivuze ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Imana yaratoranyaga hari ibyo bita abanazi. Yego. Navuga ngo kuba umunaziri w'Imana bwaba ubushobozi bwo kwera kw'Imana kwari mu muntu. Imana igushizeho umwuka wayo noneho ku buryo ugomba kuba wowe uri umuhanuzi. Iyo tarito ikitwa iyawe, ni wowe uzakoreshwa ibitangaza mu isi. Niba uba Samusoni uzasanga yaratoranyije nk'umunazi buri Imana ibyo yari yamurinze n'icyo agombaga kuza gukora muri Israel. Imana yari gukoresha cyose kandi yabisoje. Kwani yasoje icyubuka Imana gifite yamuhaye gukora. Nuvuga ngo iyo tugiye ku bahanuzi ba Yesaya tukagenda kuri ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, bara bose n'abantu Imana yatoranyirizaga mu gitangi ikamutoranyiriza kuba umuhanuzi. Umwuka w'Imana igihe cyose yamuzagaho, cyangwa yaratuye muri we, ahubwo yamuzagaho aje gukora icyo Imana ishaka ako kanya. Kuko yari tayito, yari umuhanuzi, ntawe agombaga kuvuga, ariko we yagiraga iyo connection. Ariko kandi yari mu rugo rw'abatambyi kuko yagombaga kuba yaratoranijwe. Urumva? Noneho ijambo ry'Imana akaba ryumvira akaba ryubahiriza. Niba ushaka no kubyumva uzasanga no mu Isezerano Rishya hari aho umutunzi yigeze yegera Yesu aramubwira ati ngo databye ngo nkore iki kugira ngo ninjire mu bwami bw'Imana. Arambwira ati genda wubahirize amategeko ntukice ntugasaba. Arambwira ati twese nabyubahirije. Ukore mugeze uko bikora ibyo nabyo ndabikora. Ati none igisigaye ni kimwe, genda ugurishe ibyo utunze bifashishe ki abakene. Ibyo ngo bitabigirute bimaze. Urumva ko muri Israel amategeko hari abantu bayubahirizaga. Uko kuyubahiriza rero byamuheshaga urwego rwo gukiranuka mu bwami bw'Imana. Yasashimwe cyane. Noneho urwo rwego rwo gukiranuka mu bwami bw'Imana, iyi Imana yajyaga gutoranya, yatoranyaga uwo muntu wumvira ayo mategeko. Noneho ikamushyiraho umwuka wayo, akitwa umuhanuzi, akitwa Imana ikamukoresha ibitangaza. Elisa niko bagiye bavuga. Niwumva Elisa akurira ku birenge bya Eliya, uzasanga Elisa yarataye iwabo agakurikira umuhanuzi. Bivuze ngo agiye kumvira amategeko y'Imana. Ariko agiye umugabane wa Eliya abaruha. Ibitangaza bikomeza gusigara mu bahanuzi. Hari tayito rero hari tayito y'abahanuzi Imana mu Isezerano rya kera yakoreshaga mu kugarura abantu bayo kugira ngo bumvire amategeko mu gihe babaga bayataye urumva. Ariko noneho amategeko abantu ntabwo bayumviraga, uretse ko amategeko yabaga mu batambyi bakagenda bakayigisha abantu. Abahanuzi nabo babona batayumviye umwuka baje bakabwira abantu baze kumvira amategeko, mugende mubabwire ibi ngibi yuko ngiye kubahana cyangwa se ngiye kubakiza. Murakoze cyane. Turamubaza humvise neza. Bivuze ngo umwuka w'Imana twaramuhawe forever. Yes. Ariko yabuze aho akorera kubera nta kubahiriza amategeko kuri muri twe. Yego tugiye kubyinjiramo neza rero. Aho ngaho ndumva rwose kubera na n'ubu ngubu guhishwa Kristo no kutumvira icyo ijambo ry'Imana rikuvuga ntabwo bikunda kumbuka Imana kwinjiramo. Yego ntabwo byakorera. Murakoze cyane.